Uwiteka yaremye igihe, arangije igihe nacyo ubwacyo agishyira mu bihe, ari byo mu cyongereza bita the seasons cyangwa se mu gifaransa les saisons. Ni ukuvuga ngo arema igihe, ariko igihe nacyo agishyira mu byiciro, mu bihe. Ibyo bihe nabyo ugasanga bifite ibindi byiciro mo hagati yabyo, bifite imyaka. Mu mwaka wa 2022 hari imyaka yabanje, ni ukuvuga ngo igihe cyagiye kigabanywamo imyaka, hanyuma kandi imyaka ikavamo amezi akabamo iminsi, amasaha, iminota, amasegonda, amadakika n'ibindi byose bitandukanye. Ariko Uwiteka turemenya yuko yaremye igihe tugenderaho cyaremwe n'Uwiteka. Nkabanyeka rero kandi nemeza ko Uwiteka ashobora kuba afite isaha ku kuboko. Ingero ni nyinshi twabona muri Bibiliya zitwereka ko Uwiteka afite ibihe, agendera ku bihe. Muri make afite ukuntu yita kuri kalenda, afite ukuntu agendera ku bihe, afite ukuntu ashobora kuba yita ku masaha, biragaragara. Nk'iyo turebye uburyo Yesu mu bitaramo bye, uburyo Yesu yaganiraga, hari henshi yagiye aganira ashyiramo ibihe, ashyiramo amasaha. Nk'urugero muri Matayo ibice 20, aho yatanze wa mugani w'umuhinzi w'umuzabibu, yerekana uburyo uriya muhinzi, uhereye ku murongo wa 2, yerekana uburyo uriya muhinzi yahamagaye abahinzi kumuhingira. Noneho ku murongo wa 2 kerekana ko yumvikanye nabo yuko azajya bahemba ku munsi, ku gihe cy'umunsi. Ni ukuvuga ngo baraza abahinge, ariko azajya bari iminsi bamukoreye. Mu cyongereza baravuga ngo he agreed with laborers a denario per day. Ni ukuvuga ngo yumvikanye n'abahinzi denario ku munsi. Abahinzi bazaza bakore, ariko bazajya bahemba denario ku munsi. Ikintu cyitwa igihe kijemo muri iyo kontra, kandi kivuzwe na Yesu. Kandi muri uwo mugani akomeza Yesu asobanura uburyo uriya mukire, uriya mu boss watanga kariya kazi, yerekana uburyo ngo yagiye yakira abahinzi ku masaha atandukanye. Ku murongo wa 6 aravuga ngo isaha zibaye 11 arongera arasohoka ajya gushaka abandi. Bivuge ngo ikintu cyitwa igihe Yesu yakigishijeho cyane, yakivuzeho cyane. Ikintu cyitwa isaha yakivuzeho cyane. Muri Mariko ibice 12 ku murongo 37, Yesu yari mu gusenga, nyine asenga n'abigishwa be, hanyuma kwa kundi yitaruye akagira imbere, hanyuma noneho ngo aza kugaruka asanga basinziriye. Abaza Petero ati, Simoni urasinziriye, ntubashe kuba maso n'isaha imwe? Ngo tubare wenda ngo tujye ngo ya saa 5 ya saa 6 Simoni yabaye maso. Bivuge ngo rero biragaragara yuko ikintu cyitwa igihe, ikintu cyitwa isaha, ikintu cyitwa kubara ibihe, ni notion, ni business ikomeye cyane mu mikorere yo mu ijuru. Ikindi dushobora kwibaza ngo mbese ni ngombwa guhuza isaha yanjye, urushinge ku isaha yanjye n'urushinge ku isaha y'Uwiteka? Iyo ku meza ufite amahitamo biba ari umugisha. Ni ukuvuga ngo iyo ku meza imbere yawe ubasha guhitamo iki cyangwa ugahitamo iki cyangwa ugahitamo kiriya, biba ari umugisha kuko ubasha nyine gutoranya icyo uhitamo. Iyo udafite icyo uhitamo rero, nta kundi nyine, ni ukuvuga ngo ega ufate igihari cyangwa se ugaheba ukihangana. Aha rero nshatse kuvuga ngo guhitamo kugendera ku isaha y'Uwiteka, guhitamo
kwadjustinga guhuza urushinge rw'isaha yawe, umuvuduko w'igihe cyawe, kuwugendanisha n'umuvuduko w'igihe cy'Uwiteka. Ni amahitamo yawe. Ushobora kubihitamo ukavuga uti okay, ngiye gushakashakisha menye igihe cy'Uwiteka, menye isaha ye. Ubasha gushakashakisha kumenya ngo isaha y'Uwiteka imeze ite, igihe cye kimeze gute, urushinge rwe rumeze gute, ruri kugenda gute. Cyangwa se ukabyorera, ukifatira isaha yawe, ukifatira ibyawe, ukifatira umuvuduko wawe, umuvuduko w'Uwiteka ukawureka. Ku muvuduko w'Uwiteka wenda hari igihe ushobora kugeramo ugasanga uri kuvuduka cyane, kuvuduka mu bintu byinshi, kuvuduka mu byo Uwiteka arimo gukora ugasanga harimo speed nyinshi. Cyangwa se wabijyamo ugira ngo ubigerageze ugasanga ibyo biragenda gahoro, biragenda biri slow. It's up to you, no guhitamo rero. Ariko nubwo ari uguhitamo, ikigufasha none kugira ngo ubashe kumenya amahitamo no kubanza kureba inyuma ku byo wagezeho, ku byo wakoze, ku byo ubuhamya bwawe n'imikoranire y'Uwiteka, mbese ugapima ugashyira ku munzani, mbese aho wagiye ukora ukurikije kugendana n'Uwiteka na speed ye n'umuvuduko we, ukoresha isaha ye, ese nibwo uko byagenze ubigereranyije naho wagiye wigendera ku giti cyawe, utagirinze kujya consultinga cyangwa se kujya kumenya uko Uwiteka bishaka, cyangwa se amasaha y'uko ameze, cyangwa se kalendari ye uko imeze, iminsi y'uko yayipanze, utarinze kubijyamo, ukikora ku giti cyawe, ugashyira ku munzani ukareba ibyavuye mu musaruro n'ibihe. Wikoreye ku giti cyawe byagenze gute, hanyuma ugendanye nawe byagenze gute. Aho ngaho rero wamara ko byagiye bigenda, washyira ku munzani ukabasha no kuhabasha kumenya ngo ubu ngubu noneho nahitamo iki ngiki, nahitamo gushyira urushinge rw'isaha yanjye ku rushinge rw'Uwiteka tukagendana. Cyangwa se oya, I have been failing working with this God, nagiye failinga nabishobora, none no ye gukora at my own, ndikora ibyanjye, asigaye nuko ikiganiro sinayimbizi wenda yimenye. Ubu twatuma kuganira ku ijambo rivuga ngo ni gute nahuza urushinge rw'isaha yanjye n'urushinge rw'isaha y'Uwiteka. Twakangurira kuduha ibitekerezo, comment, ndetse no gukora subscribe aho hasi ngo ibiganiro dukora buri cyumweru bijye bihita bikugeraho. Turebe, reka tuze ku ruhande ruvuga ngo byaba bimeze gute, bigenda bite iyo urushinge rwawe rw'isaha yawe rwagendanye n'urushinge rw'isaha y'Uwiteka. Bigenda gute, byaba bimeze bite, bitanga iki? Tekereza urushinge rw'isaha yawe ruhuye neza neza n'urushinge rw'isaha y'Uwiteka. Hanyuma noneho ukuri utekereze urushinge rw'iminota y'isaha yawe, ukuri kugenda uyibara iri kugenda neza nuko wabyexpectingaga, nuko Uwiteka ari kugenda bishyiramo. Tekereza bw'amasegonda bigendana, agasegonda nako tintegereje iki ngiki ko kinyuramo, kujya kubona ukuntu Uwiteka nahise byo amasegonda arahuye. Tekereza uko byaba bimeze, maze nk'uko ubitekereje iyo segonda yashyika, uwo mwanya washyika, bikajya biba Uwiteka ajya bicishamo. Nuvuga ngo icyo gihe rwose isaha yawe, umwaka wawe, umunota wawe bikaba birimo kugendana neza mbirimbiri n'ibyo Uwiteka. Tekereza ukuntu rwose waba uri igitangaza. Isn't it good? Byaba bishimishije cyane. Byaba birimo amashimwe menshi, byaba birimo bya bindi nyine uhora buri cyumweru kuri Sunday usaba amashimwe, usaba umwanya wo gushima. Byaba birimo gihe byaciye mu byageze gute, kuyivuta isaha yanjye iragendana n'isaha y'Uwiteka. Uko mbitekereje, uko mbisabye, uko tuvuganye n'Uwiteka, tugapanga ngo tubigenze gutya, niko bigenda koko. Ukavuga uti iyo tubivuganye, tukavugana ngo bizagenda gutya n'Uwiteka, nkagenda nkajya kwicara tukabivugana,
uko niko bigenda. Isaha runaka, ukwezi runaka, bihita bigenda gutya. Tekereza, maze ugahaguruka ukajya winjira mu bintu neza, uzi ko ari igihe cyabyo cyo kubyinjiramo, ufite certitude yuko ari igihe cyabyo cyo kubyinjiramo, wishuwa uti iki ni igihe cyo kwinjira muri ibi ngibi. Ukajya ukavuga ikintu uzi neza ko ari isaha yacyo yo kukivuga. Oh my God, uzi neza, uri sure uti iki ngiye kuvuga ni isaha yacyo yo kukivuga. Ukajya uceceka uzi neza ko ari isaha yo guceceka, uri sure uti iyi ni isaha yo guceceka. Ukajya uhakana ikintu cyangwa wemera ikintu uzi neza ko ari isaha yacyo yo kugihakana cyangwa se kucyemera. Ni ukuvuga ngo isaha yawe, igihe cyawe kikaba kigendana neza n'igihe cy'ibyo Uwiteka gushyize imbere. Isaha yawe ikaba iri kugendana n'iyo Uwiteka abarungisha. Ukajya usohoka mu bintu uti uzi neza ko utakererewe kubisohokamo, uzi neza ko ari igihe cyabyo. Ukajya winjira mu bintu, ukajya winjira gusaba akazi, kwandika akazi, uko batinda, uzi neza ko ari isaha ugasaba, uzi neza ko nyine bizacamo. Kuki byaba ari byiza? Nuko hari igihe ukora ikintu cyangwa wifuza ikintu maze byagenda ukundi, bikaba byagusigira ibikomere mu mutima cyangwa bikaba byakwangiriza byinshi bitewe n'imbaraga wabishoyemo. Ubu nanone hari igihe ukora cyangwa uvuga ikintu kikakugwa nabi kuko wagikoze cyangwa wakivuze mu gihe kitari cyacyo. Urumva ko byaba ari byiza kumenya ngo isaha yanjye, isaha y'iki ngiki irageze kandi ndi kumwe n'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo biracamo. Urushinge rw'isaha y'Imana rukora gute? Ese rugenda ku muvuduko nk'urushinge rw'isaha yanjye? Isaha yawe nk'urushinge rw'isegonda cyangwa isegonda igenda yaba ari digital cyangwa se urushinge ibara cyangwa tik 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 tik. Maze uko bigenda cyo tik, akaba ari nako n'Uwiteka nagenda bishyira mu tik tik tik. Ese urushinge rw'isaha yanjye rugenda kuba umuvuduko w'urushinge rw'isaha y'Uwiteka? Isubizo ni yego. Kubera iki? Kubera yuko iyo ufite saa tanu iwawe no mu ijoro wabyemera ko ufite saa tanu. Niba mu mama bigendanamo rwose ufite saa tanu. Yego. Iyo uti ijoro rirageze, ntugire ngo mu ijoro wakubona nk'uri ku manywa, ubundi wakubona ko nyine ijoro ryarageze, none saa moya z'ijoro ahayibona nyine kugeza saa moya z'ijoro. Ntabwo marayika aza ngo ntabwo uri saa moya z'ijoro ngo uri saa sita cyangwa se uri ku izuba ry'ihangu. Oya, arabizi. Mpamvu makeya umuvuduko w'isaha yawe n'umuvuduko w'isaha mu ijoro biba biri kumwe. Itandukaniro rero ni umuvuduko w'isaha yawe n'umuvuduko w'isaha nawe wakoresha ko bigendana kunuza mwese mwemeranywa. Itandukaniro riba hehe? Itandukaniro riri aha ngaha hamwe gusa. Itandukaniro riri mu byo mu ijuru babasha gukora mu isegonda imwe. Byakugora kumva uburyo mu isaha imwe tujye tubare saa tanu, mwese mufite saa tanu, wowe ufite saa tanu, mu ijoro ufite saa tanu. Byakugora kumva uburyo mu isaha imwe uwari umuzamu inyuma y'urugo, atari n'imbere y'urugo, inyuma y'urugo, abasha mu isaha imwe saa sita akaba yamaze kuba uwa kabiri ukomeye mu gihugu, nakwita nka minisitiri w'intebe. Ubwo buhamya uzabubaze Moridekayi mu gitabo cya Esiteri. Haleluya. Azaguha neza ubwo buhamya ku buryo bishoboka. Biragoye kumva ko niba wari agashumba karagiye intama hakurya iyo ngiyo ntawe ukuzi, baba abavandimwe, baba inshuti, ngo utazwi rwose muri sisitemu, utazwi, utahuzwi. Biragoye kumva yuko
mu isaha imwe ushobora guturuka muri iryo shyamba amateka agahinduka, noneho mu yindi saha ukaba uri umwami w'igihugu. Ubwo buhamya uzabubaze Dawidi. Haleluya! Yiberaga mu ishyamba inyuma y'intama za se. Kandi ndahamya yuko nawe ufite ubuhamya bwinshi ubasha gutanga bw'iby'Imana yagukoreye mu gihe gito ubwenge bwawe butabasha kumva. Igihe gito kikakubera igitangaza. Kuki byitwa igitangaza? Ni uko birenze ubwenge, ni uko birenze kubyumva. Haleluya! Ariko ikindi nanone rero no mu ijoro ubasha gukora umuvuduko ni umwe, ariko muri ya saha imwe ibyo ushobora kwibwira ko byashoboka mu isaha imwe, mu ijuru bishobora gufata imyaka n'imyaniko. Ku buhamya mfite mu kwezi kwa 11 muri 2009 nagiye kuba umwarimu mu mashuri abanza ya primaire, ariko mu by'ukuri nagiyemo mfite amashuri muri universite, kandi nagiyemo numva yuko ari ahantu hazatinda. Nayindi umukozi w'Imana ukorera Imana rwose ugerageza pe, ku buryo numvaga nk'umwana w'Imana rwose, nk'uko nabonaga abandi baragiriwe neza bafite uko babayeho neza, nanjye numvaga nk'umwana w'Imana atari njye wabasha kuba wenda ku mushahara mutoya cyangwa ku kazi mbona kameze nk'inica ntikize, nkabona yuko nubwo ngiyemo ariko ari by'igihe gitoya. Kandi koko ntabwo byaratinze, nyuma y'amezi 3, ndavuga nyine ko nyuma y'amezi 3 n'Uwiteka bikomfaminze akamyerekwa, mbona neza naho nzasohokera ndangizanya no kubigisha. Numvaga ari ibintu binatinze bitarenze umwaka nuko. Ariko nubwo nagize iryo yerekwa ndetse ngatangira kumva rwose nangiye kwitegura yuko nanjye ngiye kuzajya kubona akazi keza mu mabanki, mu ONG, n'ubu byose nayo bifite, ndetse nk'ubu nayo mfite n'iyerekwa ryerekana neza ritomoye nuko nzasohoka naho nzasohokera, byerekana n'ubu byagenze gute. Bya bindi nitaho ko ari amezi 3, bya bindi nitaho ko bitashobora kuba byarenza umwaka, nkurikije amahirwe nari mfite, nkurikije uburyo nari nshoboye ndeba ibintu meze mpagaze mu bwenge, mu bushobozi, nkurikije uko byari bimeze. Ariko bya bindi nibwira ko bitarenze amezi 3, ari amezi cyangwa se bitarenze umwaka, byaragiye bikubita imyaka 7. Haleluya! Imyaka 7. Nuko noneho muri 2006 mu kwa 12 nibwo nabashije gusohoka. Guhera mu kwa 11 9 kugeza muri 2006 nibwo nabashije mu kwa 12 nibwo nabashije gusohoka. Kandi koko nyuma y'ukwezi n'igice mba ninjiye muri ka kazi k'ibyo nifuza ko mabanya n'ibiki. Uwiteka rero isaha ye dushobora kwibwira ko ibintu byakwirukanka, ariko wajya kugera ku isaha y'Uwiteka asanga nyine irahari, ariko afite igihe cyakorera. Umuvuduko w'urushinge rwe ntabwo wahagaze, ariko no mu muvuduko w'urushinge ibyo akora ashaka kubikora yihuse, ashaka kubikora gahoro, bitewe n'icyo ashaka, kuko ni Imana. Kandi kenshi tuhamya yuko ibyo adukorera, ibyo aduhitiramo ari byo byiza. Yesu ashimwe cyane. Kandi ikindi nakongera ngo mu guhamya koko neza rya rembo niryo nasohokeyemo, Uwiteka yaranyeretse mu 1999 cyagiye niryo nasohokeyemo, kandi byabaye mu bintu by'itangaza, coincidence y'ubuzi bwari buriho icyo gihe nyine. Koko ngiye kubona mbona niho sohokeye, ndavuga ni Imana we uri gitangaza. Yani ngira ko bizamu kwezi gutaha mu mezi 3 igitari mwaka myaka 7 yose. Isaha y'Uwiteka. Ikiganiro ni sinayimbizi nawe ndabimenye, ni gute urushinge rw'isaha yawe rwajyana n'urushinge rw'isaha y'Imana. How to adjust your watch to God's watch. Turakangura kuduha ibitekerezo, comments no gukora subscribe aho hasi, ngo ibiganiro dukora buri cyumweru bijye bihita bikugeraho. None wabigenza gute? Yuko twabonye ko ari hamwe mu isegonda imwe bitagashobora gukora cyane ibiruta ibyo watekereza, ibiruta ibyo wakwibwira byinshi.
kandi tubona yuko none ibyo wibwira ko byagakoze mu isegonda imwe wahagera ugasanga reka bikaba byagenda bikamara n'imyaka 7 cyangwa se inarenzeho. none wabigenza gute? Mu by'ukuri ikibazo si uguhuza umuvuduko w'urushinge rw'isaha yawe n'umuvuduko w'urushinge rw'isaha y'Uwiteka. Oya, ntabwo ari cyo kibazo. Ubuhanga buri mu kubasha kugendana n'umuvuduko w'ibyo Uwiteka akora muri cya gihe cy'isaha yawe. Kwa kundi bibasha kuza rimwe bivuduka, ubundi bikaza bigenda gake gake. Ubuhanga rero bukaba mu kubasha kugendana n'uwo muvuduko w'uko Uwiteka abishyiramo, byakwihuta cyangwa byagenda gakeya. Sinzibagirwa igihe kimwe muri 2004 nivumbura ku Uwiteka, kubera ko nari mbuze akazi ko muri ambasade y'Abanyamerika. none nivumbura ku Uwiteka, nivumbuye gute? rero gase kuko Mana, ndi umuntu wawe, ndi umukozi wawe, ndi umwana wawe. Akazi batanze advert, amatangazo yako, hanyuma umuntu inshuti yanjye ukoramo aza kunjya karati ndangira ati ngiye nawe wacu hari akazi muri ambasade y'Abanyamerika. Nkavuga nti Uwiteka, wamurebye umuntu aza kumbwira ko ndi umuntu wawe, kuki wemeye ko njya gukora, njya kudepoza? Ikindi cya kabiri, kuki wemeye ko ntumirwa muri interview? Nagiye muri interview nyine, none ndebe izo process zabayeho. none ndabona koko nuko ngenjeje, nuko unzunguje kuko Uwiteka. nuko ndivumbura ku Uwiteka. 2004 nakoraga Imana rwose, ariko ubukene bwari bumereye nabi. Mbona yuko Uwiteka akwiye kuntabara, kandi ibyasabwaga nabonaga mbifite, maze nkumva rwose nk'umwana w'Imana katancika. ariko muri uko kwivumbura, ijwi ry'Imana ryaransanze, rimbwira ko ibindi ngomba gukora byihutirwa, nkabanza nkabikora, kandi yuko n'akazi naho kazaza. kandi narabikoze. ibindi nagomba gukora nabikoze, byari ibyo kubaka urugo, nabikoze. kandi koko maze kubikora, nakurikiyeho n'akazi, haca umwaka umwe n'akazi nifuzaga nako nakabona, njya kubyinjira mu genda rya secretary y'akazi numvaga nshaka. Imana ishimwe cyane. Iki nakongeraho, isaha y'Imana, gukora kw'Imana, umuvuduko wabyo. Nubwo naririye nivumbura yuko itampaye akazi muri ambasade y'Abanyamerika i Kigali, hari muri 2004, ariko uyu mwaka 2022 reba iby'Imana barakoze. Ndi umunyamerika, mba muri Amerika, ndi umukozi wa Amerika, wa government y'Amerika. Ubifashe ibyo ngibyo ukageranya n'ukuntu nivumbuye icyo gihe, narivumbuye seriously, nivumbuye imbere y'Imana. Wifashe ibyo ukabigeranya n'icyo gihe, uhita ubona yuko ibyo byose bigomba kugusigira amasomo, kubera igitsikamutima cy'isomo ry'uburyo ugomba kubasha kumenya ngo ndagendana n'Uwiteka gute, ku muvuduko umeze gute, isaha ye n'isaha yanjye biragendana. ariko se noneho hagati y'ibikorwa byose biragendana gute? biba kubera rero igitsikamutima cyane. ubwo banyamugongo ujye ubika, kandi ujye uhora ukonsulting, ucekinga, kugira ngo ugutabare mu buzima bwa buri munsi. Si kubw'ubusa Uwiteka agucisha muri experience imeze gutya. Oya, experience yose ntukayisuzugure, iba ifite impamvu izagufashaho, cyane cyane experience itarimo ibyaha, itarimo iki. Experience yose uciyemo wumva itarimo ibyaha,
yaba experience downside wenda ukaba yakugusha hasi ukagwa hasi cyangwa se ikakuviramo ingorane zitandukanye, ariko igihe cyose wumva nta byaha ufitemo, igihe cyose iyi experience ugibika izajya ikubera igitsikamutima mu buzima buri imbere. Rimwe na rimwe iyo tufite umuvuduko noneho twibwira ko urushinge rwacu isaha yacu itarimo kujyana n'isaha y'Uwiteka uko tubyifuza, rimwe na rimwe iyo bitagenze gutyo uko tubishaka tukavuga gutinda kandi uko biba bitinda ntabwo tuvuze reka da, haba ikibazo gusa iyo tubona ibyo dutekereza biri gutinda, kuko iyo birimo kwiruka habonwa amashimwe n'amakorasi akaguye biri kwiruka, ibisohora biza amashimwe n'amakorasi, ariko biri gutinda bitera stress, nibyo bitera stress, bikaba ari igihe bitera n'umuntu kwishakashakishiriza ukundi yabigenza. Ariko ikibazo nanone ni uko akenshi kose niyo wishakashakije izindi nzira n'ubundi uragenda ukishiduka waguye mu cyobo, ukongera utakubwira Imana ati ntabara mbigenze, ukagaruka n'ubundi. Igisubizo twanzura kiri mu nama Yesu yaduhaye mu Matayo ibice 6, aho yatubwiye ngo ntimukiganyire musigana n'urushinge rw'isaha yanyu, ntimukiganyire. Maze ku murongo wa 31 akavuga ati mwibaza muti tuzajya iki cyangwa tuzanywa iki cyangwa tuzambara iki. Nuko ku murongo wa 33 ati ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gucyanuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Make rero guhuza neza umuvuduko w'urushinge rw'isaha yawe n'umuvuduko w'urushinge rw'isaha y'Imana ni ukushyira urushinge rwawe mu muvuduko wo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Setu bayi rero naho mu cyumweru gitaha, abari mu gatondo mugire umunsi mwiza, abari ku mugoroba mugire umugoroba mwiza. Bye. Yesu abamugisha.